Shalom shalom. Reka nongere mbifurize kugubwa neza n'amahoro y'Imana rutaye umuntu yamenya ngo akomeze arinde imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Umwuka w'Imana akomeza abahishurire Yesu kandi abaho ubuntu bwo kurushaho gusa nawe. Ni mwene so Senga basuhuza. Mbahaye ikaze mu nyigisho yacu ya 4 aho tugiye gukomereza hamwe kureba ingingo zirindwi zizadufasha kurushaho kumenya no gusobanukirwa ijwi ry'Imana. Inyigisho yacu iragira iti ni gute nakumva ijwi ry'Imana. Kwifuza no gushaka kumva Imana ni icyifuzo kiboneye kandi cy'ukuri. Imbere y'Imana ubwabyira bishaka Imana ikeneye kuvugana nawe ndetse no kurushaho kukuyobora. Ariko ingorane ihari ni ukumenya no gusobanukirwa ngo ese koko ijwi numvise ryose aba ari ijwi ry'Imana. Iyo umuhanuzi ahagurutse akavuga ngo Uwiteka aravuze, ese koko n'Uwiteka ubuvuze? Ese iyo hagize umuntu uvuga ngo narose, nahishuriwe, nabonye ibi, byose tujye tubyemera nk'aho ari ukuri? Ijambo ry'Imana ryonyine niryo rizadufasha gusobanukirwa no kumenya no kuvanaho urujijo mu gihe cyose twakumva ijwi rivuze mu mwanya w'Imana. Dushobora gusobanukirwa niba koko ari Imana ivuze cyangwa se ari umuntu uvuze cyangwa se abadayimoni, kuko nabo baravuga. Reka nongere nguhe ikaze rero. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo ebyiri nanone zadufasha kurushaho kumenya niba koko ari Imana ivuganye natwe. Imana ibaho umugisha. Nyuma y'aka karuhuko turagaruka tureba izindi ngingo ebyiri. Ijwi ry'Umwami Yesu sininangira umutima, berako natuza akanwa kanjye kwari Umwami n'Umukiza. Numvise ijwi ry'Umwami Yesu sininangira umutima, berako natuza akanwa kanjye kwari Umwami n'Umukiza. Ubugingo bwanjye bwizeza umutima kubwo mpinduka umwana w'Imana. Ubugingo bwanjye bwizeza umutima kubwo mpinduka umwana w'Imana. Hari mbega amahoro atemba mu ruzingi wanjye. Hari mbega indirimbo y'agakiza Yesu yanyujuje. Hari mbega amahoro atemba mu ruzingi wanjye. Ingingo ya 3 izadufasha kurushaho kumenya ijwi ry'Imana. Mbere yuko nyigeraho reka mbibutse izindi ebyiri twaganiriye. Iya mbere twarebye ari nayo ifite agaciro kuruta izindi, ni wige kurushaho kugira inshuti Imana kurusha gushaka kumva ijwi ryayo. Ingingo ya 2 twarebye reba impamvu iri mu mutima wawe ituma wifuza kumva ijwi ry'Imana, kuko impamvu ubwayo irakomeye kuruta ijwi ubwaryo. Impamvu ya 3 rero iragira iti shyiraho intego zihoraho zizagufasha kurushaho kumva ijwi ry'Imana kuruta kuryifuza ubwaryo kuko urikeneye cyangwa ugeze mu magi. Iyo mvuze gushyiraho intego mba mvuze iki? Gushyiraho intego ni ukuvuga gushyiraho uburyo bwo gukura no kurushaho gusabana n'Imana kuruta gushaka kumva ijwi ubwaryo mu gihe ugeze mu makuba. Kenshi mu buzima bwacu bwa gikristo twasenga, twasoma ijambo, yewe twanaterana, ariko burya twabikora gusa rimwe na rimwe mu gihe twumva bitujemo cyangwa se twumva twuzuye iryo shyaka ryo gusenga. Ariko kubikora mu buryo buhoraho no gusoma ijambo ry'Imana mu buryo buhoraho, ndavuga muri discipline, ni ingorabahizi mu buzima bwa benshi bwa gikristo. Kandi mu by'ukuri nicyo kintu cyonyine Imana idushakaho. Na Yesu Kristo ahamagara abigishwa be mbere yuko batuma bitwaga abigishwa, ndavuga les disciples, ariko amaze kubohereza bagenda ari intumwa. Kandi bonyine iyo batabaga bari mu murimo
ndavuga batumwe gukora bitwaga abigishwa ba Yesu, ariko baba bagiye gukora umurimo bakitwa intumwa za Yesu. Niki cyatumye Yesu ahitamo kubita abigisha? Nuko ari mu kuba umwigishwa wa Yesu umuntu ahinduka akaba nk'umwigisha we. Niko Yesu yavuze ngo birahagije yuko umuntu ahinduka nk'umwigisha we niba yize neza ibyo yigishijwe. Natwe duhamagarirwa gusa na Yesu. Ubwe yaravuze ngo azi ibiri mu mutima w'Imana byose, ngo kuko we na Data ari umwe, ngo ibyo avuga ntabwo ari ibye n'ibyo yumvanye Data. Natwe nidutindana na Yesu kandi tukabigira intego mu buryo buhoraho bwo gushyiraho intego zo gusabana no kubana nawe, nta kabuza nanavuga tuzaba twabashije kumenya ko ari uvuze. Nkunda kubabwira ko muri Ijambo ry'Imana Aburahamu sogokuruza wacu wo kwizera ambera urugero kuruta abandi benshi. Njya nishyira mu mwanya we. Igitondo kimwe umwuka wera aramugenderera. Ahangaha ni inkuru dusoma mu Itangiriro ibice 22. Ijwi ry'Imana riramubwira ngo haguruka ugende untambira umwana wawe Isaka, umwana wawe w'ikinege. Iyo usomye icyo gice Ijambo ry'Imana rikoresha ngo nuko Uwiteka ahamagara Aburahamu. Aburahamu nawe aritaba ati karame. Ni ukuvuga ngo bari basanzwe bavugana, umwe yari azi imvugo y'undi. Iyo umuntu amenyeranye n'undi, iyo avuze ntiwitiranye ijwi rye, umenya ko ari we uvuze kuko amenyereye ijwi rye. Nawe nutindana n'Imana mukabana mukaba inshuti, ndetse hakaba ari uburyo buhoraho musabana mugirana ibihe, nivuga ntabwo uzigera ujijwa, uzamenya ko ari yivuze. Mu Ijambo ry'Imana turarebamo ingero ebyiri gusa z'abantu zadufasha gusobanukirwa n'iyi ngingo mvuze haruguru yo kurushaho gushyiraho intego yo gusabana n'Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 2 uhereye ku murongo wa 25. Ubwo umwami Yesu yavukaga mu Isiraheli habonetse ibimenyetso byinshi byerekana ko umwami Yesu yavutse. Bimwe muri ibyo harimo abanyabwenge baje bagana ibwami basobanuza umwami wavutse udasanzwe mu Isiraheli. Abungeri bajyanye amakuru bavuga ko umwami Yesu yavutse kuko bagenderewe n'abamarayika bakabiyereka. Abo ngabo mvuze ndavuga abanyabwenge ndetse n'abungeri, ntibyari byoroshye ko ibyo bavuga byakwemerwa n'abitwaga abanyedini muri icyo gihe, kubera ko mu by'ukuri Isiraheli mu buryo bw'umwuka yari yarasinziriye, yarahumye. Ni kimenyimenyi kuva mu gitabo cyo muri Maraki kugera muri Matayo habamo impapuro zitagira icyo zanditseho. Ndavuga muri Bibiliya ababikoze sinzi niba barakuyobowe n'Imana cyangwa se barabikoze gusa ngo batandukanye isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ndavuga mu bitabo, ariko hari impapuro bashyizeho zitagira ikintu na kimwe zanditseho. Izi mpapuro ubundi zisobanuye imyaka irenga 400 Abisiraheli babayeho batumva ijwi ry'Imana, batabona ijwi ry'Imana mu buhanuzi cyangwa se mu buryo bweruye niyerekwa ngo bavuge ngo koko Imana ivuganye natwe. Ubwo umwami Yesu yavukaga rero nta bandi bantu bari bariho, bari maso, bagize Imana inshuti, babana nayo mu buryo buhoraho, babigize intego. Bashoboraga kumenya ko Imana iyohereje isezerano ryayo mu isi cyangwa se isohoje isezerano ryayo yagiranye n'Abisiraheli ryo kuboherereza Mesiya, uretse abantu 2 gusa. Abo ngabo nabo nibo babwiye Abisiraheli ngo babitangariza mu rusengero ngo yuko uyu nguyu ari Mesiya wavutse. Ese abo ni bande? Uwa mbere n'uwitwa Simiyoni. Luka ibice 2 umurongo wa 25. Uyu Simiyoni yari muntu ki? Ngo yari umusaza wa kera. Bibiliya ntitubwira imyaka ye, gusa ngo yari myinshi. Yari ategereje ngo ihumure ry'Abisiraheli. Kuva kera ngo yari ategereje icyo Imana yasezeranije Abisiraheli kwizabaha ari we Mesiya. Ubwo rero ngo Mesiya yavukaga, imbere hose yari asanzwe afite isezerano ngo yabwiwe n'umwuka wera yuko nta kabuza atazapfa atabonye umwami Yesu. Ubwo ababyeyi bajyanaga umwami Yesu mu rusengero kugira ngo bamumurikire umwami Imana nk'uko imigenzo n'imico y'Abisiraheli yabivugaga, nawe umwuka wera yaramubwiye ngo haguruka ujye mu rusengero kugira ngo nkwereke icyo nagusezeranije kuko namaze kugisohoza. Ngo abonye ababyeyi ba Yesu afata umwami Yesu mu biganza arahanura, atangira guhanurira Mariya ibizamubaho n'ibizaba ku Bisiraheli ndetse no ku mahanga yose. Arangije abwira umwami Imana ati noneho uransezerere ngenda amahoro kuko mbonye iby'agakiza kawe witeguriye. Undi nanone ngo ni umukecuru witwaga Ana. Uyu nguyu ngo yapfakaye akiri muto ku myaka 7 gusa, ngo nibwo yabanye n'umugabo, ngo amara imyaka 84 yiyiriza ubusa, ngo kandi agahora ajya mu rusengero ubudasiba. Nawe yarabwiwe n'umwami Imana yuko nta kabuza azabonesha amaso ye agakiza kateguriwe Isiraheli.
Abangaba rero kuko bari baragize intego kubana n'Imana mu buryo buhoraho, ni nabo bonyine basobanukiwe ko Imana isohoje icyo yasezeranije muri Kristo Yesu ubwo yamuzanaga akavukira mu nda ya Mariya. Ariko abandi bo ntibigeze bamenya Yesu kuko bari bamutegereje nk'umwami n'igitangaza. Ntibari biteze rero kubona uruhinja ruvuka nk'izindi, nicyo cyatumye bahakana Mesiya. Ntibigeze bamenya igihe bagenderewemo. Iyo umuntu atigeze agira intego ngo afate umwanzuro wo gushyiraho uburyo bwo gusabana n'Imana no kubana nayo mu buryo buhoraho, niyo Imana ije kukuganiriza mu by'ukuri ntubimenya, igihe kirakurengana. Yesaya ibice 50 umurongo wa 2 haragira hati: ubwo nazaga niki cyatumye ntagira uwo mpasanga, nahamagara nkabura uwitaba. Mbese ukuboko kwanjye kuraheze byatuma kutabasha gucungura, cyangwa se nta mbaraga afite zakiza? Iwe n'Uwiteka ubivuga. Imana yacu iravuga kandi irabonwa, ariko burya igenderera babigize intego kubana nayo. Ubwo Pawulo na Barinaba bari mu masengesho, ni inkuru dusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13, ngo bari biyirije ubusa basenga. Muri ayo masengesho nyine, muri icyo gihe cyo kubana n'Imana, ngo nibwo ijwi ryamanutse ravuga ngo nimundobanurire Pawulo na Barinaba kugira ngo bankorere umurimo mbahamagariye. Iyo umuntu yitoje kugira Imana ubuturo no kubana nayo, ndavuga relationship cyangwa se fellowship n'Imana mu buryo buhoraho budahindagurika, aricyo bita discipline, nta kabuza Imana ivugana nawe. Nk'uko nabivuze, abigishwa ba Yesu yabahitiyemo izina riruta ayandi, yabise abigishwa, abadisciple, abantu bakora ibintu mu buryo buhoraho. Gusenga bikaba mu buryo buhoraho, gusoma ijambo bikaba mu buryo buhoraho, bidahindura amasaha, bidahindura umwanya, ukamenyera kubana n'Imana. Nk'uko no mu buzima busanzwe abahanga mu bijyanye n'imirire baravuga ngo nta gitera indwara nko kutagira amasaha ahoraho yo kuriraho. Ni nako no mu mwuka mu by'ukuri bizana desordre mu mwuka wawe iyo utigeze witoza kugira amasaha ahoraho yo kubana n'Imana. Iyo wabigenje utyo, Imana iraza igasabana nawe, ikabana nawe. Ahora temba va muri nje, mukawera n'umufasha. Haleluya. Twizeye umwami Yesu, amazi y'ubugingo. Ahora temba va muri nje, mukawera n'umufasha. Ingingo ya 4 tuza kuganiraho uyu munsi nigira iti: ibuka ko Imana ivuga mu buryo bwinshi. Niki gitumye ngarura ingingo? Akenshi mu by'ukuri twibuza amahirwe yo kumva umwuka wera avugana natwe, kuko twebwe dufite uburyo bumwe dushaka ko Imana ivuganiramo natwe. Noneho Imana yavuga ntitumenye ko yavuganye natwe, kandi mu by'ukuri yo yamaze kutugezaho ubutumwa, kubera ko twisizemo gusa kandi dushaka uburyo bumwe Imana ivuganamo natwe. Reka mbanze mbibutse uburyo bwose Bibiliya ivuga Imana yagiye ikoresha ivugana n'abantu. Buragera ku 8. Uburyo bwa mbere, Imana yavuganye n'abantu mu nzozi. Uburyo bwa kabiri ni mu iyerekwa. Ubwa gatatu ni mu ntekerezo. Uburyo bwa kane ni mu ijambo.
Uburyo bwa gatanu ni mu bahanuzi. Uburyo bwa gatandatu ni mu byo umuntu akora cyangwa se mu bimuzengurutse. Uburyo bwa karindwi ni mu kumva ijwi. Uburyo bwa munani bwari urimu na tumimu. Nk'uko nabivuze mu nyigisho yacu dutangira, bumwe muri ubu buryo ntabwo bukiriho. Urugero ni uburyo bwo gukoresha urimu na tumimu. Urimu na tumimu nongere mbibutse nk'uko nabibabwiye, byari amabuye bashyiraga muri efodi. Efodi wari umwambaro wa gitambyi bambaraga. Aya mabuye rero bayakoreshaga nk'ubufindo kugira ngo bungurishe inama Uwiteka, bamenya niba Imana ibemereye gukora ikintu cyangwa itakibemereye. Uyu munsi rero ntabwo ubwo buryo bukibaho, kuko mu by'ukuri efodi yacu ntabwo tugihamagarirwa gukora ubutambyi nk'ubwa kera. Ahubwo nk'uko nabivuze, dufite umwuka utuyobora, tugisha inama akatuyobora, kuko Yesu yaravuze ngo umwuka naza niwe uzatuyobora mu kuri kose. Umwuka wera niwe utuyobora muri ubu buryo bwose tuvuze, atuganiriza. Ariko n'ubu ngubu Imana iracyavuga mu nzozi. N'uyu munsi Imana iravuga mu iyerekwa. N'uyu munsi Imana ikoresha intekerezo zacu ituganiriza. N'uyu munsi Imana ivugira mu ijambo ryayo. N'uyu munsi Imana iracyavugisha abahanuzi. Nanone kandi Imana ituganiriza kandi ikatwiyerekera mu byikora ndetse no mu bituzengurutse. Reka tubirebere mu ijambo ry'Imana. Mbanze ngaruke, akenshi iyo tuvuze ko Imana ikoresha ubu buryo, hari abahaguruka bakavuga ngo hoya, ubu buryo ntabwo bugikora, ngo ahubwo bwakoraga mu isezerano rya kera. Naho uyu munsi Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo gusa. Byaba atari byo, kuko ubu buryo bwose mvuze Imana ivuganiramo n'abantu bayo, ndabubereka mu ijambo ry'Imana, cyane cyane mu gihe cy'isezerano rishya. Ubwo isezerano rishya ryatangiraga, ndavuga kuvuka k'umwami Yesu, yavuganye n'abantu ikoresheje inzozi. Uhereye ku ivuka rya Yesu ubwe, Mariya yagenderewe na marayika, aramuganiriza, amubwira ibizamubaho. Ariko Yosefu we, ngo umwami Imana yamugendereye mu nzozi, iramubwira ngo ntureke kurongora umugeni wawe, kuko uyu nguyu inda afite ni y'umwuka wera. Ubwo Imana yashaka kubwira Yosefu kugira ngo ahungishe umwana ye kwicwa, ubwo Herode yashaka kwica impinja, Imana yakoresheje inzozi iganiriza Yosefu ngo ngaho jyana hungisha umwana na nyina umujyane mu Egiputa. Ngo kandi byari byaravuzwe mu buhanuzi. Nanone ubwo Imana yabwiraga Yosefu ngo nasubize umwana mu Isiraheli, kuko bashaka kumwica bapfuye, nabwo yabimugendereye mu nzozi. Nanone inzozi nizo Imana yagendereyemo uwitwa Petero. Ubwo Imana yashaka kujyana agakiza mu banyamahanga, yagendereye Petero nk'uwari warasigiwe ubukuru mu ntumwa kugira ngo abe ari we uzibera umuyobozi. Ntabwo mu by'ukuri agakiza kari kugera mu banyamahanga bitabanje kunyura kuri Petero. Ni nayo mpamvu Imana amubwiye ngo izamuha urufunguzo rw'ubwami. Tuzaruganiraho urufunguzo rwa Petero narwo Imana yamuhaye, kwari ukukingurira amahanga kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana. Petero ni wa mbere wafunguriye ubutumwa bwiza muri Yerusalemu, ni wafunguriye ubutumwa bwiza ni Samariya ndetse no mu banyamahanga, kuko Imana niyo yari yarasezeranije ko azagenda afungura kugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose. Kugira ngo ubutumwa rero bugere mu banyamahanga, Imana yagendereye Petero mu nzozi. Ntabwo ari marayika, yabonye inzozi zisanzwe. Ngo yabonye igitambaro kimanuka kivuye mu ijuru, kiriho inyamaswa zose zo mu isi, ngo izizira n'izitazira. Ngo kuko yari ashonje, kugira ngo ngaho haguruka urye, ubage urye. Aravuga atoya, njyewe sinigeze ndya ibizira. Imana iramubwira ngo birye, kuko ibyo Uwiteka yaziruye ntukabyite ibizira. Izi nzozi Petero yibajize icyo zisobanura, ziramuyobera, kugeza igihe intumwa zari zoherejwe na Korneliyo zamugeragaho zikamubwira ko Korneliyo ashaka kubonana nawe. Umwuka w'Imana amubwira ati jyana nabo kandi wumve ibyo bakubwiye. Ageze kwa Korneliyo nibwo yamenye igisobanuro cya za nzozi, yuko Imana yamubwiye ngo ntakongere kugira uwo yita ikizira, kuko muri Kristo Yesu Imana yamaze kugenera abanyamahanga agakiza, ntibakiri inyamaswa zizira, nabo ubwabo bahawe agakiza. Pawulo ubwo yashaka kwerekeza kuvuga ubutumwa muri Aziya, ngo agendererwa n'Imana mu nzozi. Ni inkuru dusoma mu byakozwe n'intumwa uhereye mu bice 16. Aramubwira ngo wikwerekera ya muri Aziya, ahubwo ni Burayi. Imana yakomeje kuvugana n'abantu bayo no kubiyereka mu buryo bw'inzozi no mu isezerano rishya. Mwiyerekwa nanone Imana yavuganye n'abantu mwiyerekwa. Ndavuga mu isezerano rishya. Pawulo ubwe ubwo yakizwaga yabonye mwiyereka umwami Yesu, aramugenderera, aramwiyereka ubwe, amurebesha amaso ndetse n'abari kumwe nabo, ngo babona ko yikubise hasi n'amaso yarahuma. Yabonye Imana mwiyerekwa.
kandi nanone uwahumuye amaso Pawulo amaze guhuma yitwa Ananiya, nawe yabibonye mu iyerekwa. ni inkuru dusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 9. umwami Yesu aramubwira ati Ananiya, sanga Pawulo ugende umuhumure. nanone yabibonye mu iyerekwa. mu iyerekwa niho Imana yasanze Pawulo iramubwira ngo nk'uko wampamirije i Yerusalemu ni nako uzampamiriza i Roma. nanone yabibonye mu iyerekwa. na n'ubu Imana iracyavugana n'abantu bayo mu iyerekwa. mu ijambo hose nakwirirwa nsobanura, kuko ijambo ry'Imana ni akanwa k'Imana ibivugana natwe mu buryo buhoraho. gusa byitwa ko Imana ivuganye natwe mu gihe iryo jambo ari umwuka wera urivugiye mu urivuga. kuko mu ijambo ry'Imana hari icyo bita logos na rema. logos ni inyuguti n'ibiriya byanditswemo. rero ntibivuze ko ubisomye wese aba avuze ijambo ry'Imana. byitwa ijambo ry'Imana mu gihe umwuka wera ari we urihindura ubuzima murivuga, maze rikatugeraho ari ubuzima. nanone mu buhanuzi hari abakunda kuvuga ngo ubuhanuzi bwararangiye, ariko Pawulo we yavuze ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abefeso ibice 20 niko Pawulo avuga. mu gihe cye ubwe ahamya ko Imana yavuganye nawe mu buhanuzi. yakoresheje uwitwa Agabo, akoresha abakobwa ba Filipo. aba bose bari abahanuzi, bagiye bahanura mu bihe bitandukanye bavuga ibigiye kuzabaho. Pawulo ubwe mu bice 20 mu byakozwe n'intumwa, ubwo yasezeraga itorero ryo mu Efeso, yaravuze ngo umwuka wera arampamiriza amatorero yose ngo yuko akaga kantegereje i Yerusalemu. uwitwa Agabo yaramusanze ngo afata umushumi wa Pawulo arawibohesha, ngo arangije aravuga ati nyiri uyu mushumi ngo uku niboshye nagera i Yerusalemu niko bazamuboha. bwari ubuhanuzi. uyu Agabo yahanuye inzara yari igiye gutera i Yerusalemu nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 11 uhereye ku murongo wa 28. rero guhanura nanone ni uburyo Imana igikoresha ivugana n'abantu bayo. nanone kandi Imana itwerekera mu byo ikora cyangwa se mu byo yaremye, nk'uko Pawulo yabyandikiye Abaroma ibice 2 uhereye ku murongo wa 19. yaragize ati kuko bigaragara ko bazi Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo. bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo batagira icyo kwireguza. Imana igaragarira mu byo yaremye, nanone kandi ikagaragarira mu buntu bwayo n'imbabazi n'ineza bigaragazwa n'ibyo idukorera. urebesheje amaso ugahumurwa n'amaso y'umwuka, nta kabuza ntushobora kubona ijwi ry'Imana mu bikuzengurutse no mu byigukorera. nanone Imana iracyavugana n'abantu bayo ikoreshejwe icyo bita ijwi ryumvikana, voix audible, ukagira ngo ni umuntu uguhamagaye, ku buryo ushobora guhindukira uzi ko ari umuntu uguhamagaye. ubwo Yohana yari kugarwa Patimo ngo ari wenyine, ngo yumvishe ijwi rimuhamagara, ngo ahindukizwe inyuma no kureba. niko dusoma mu byahishuwe igice cya 1, ngo ahindukizwa no kureba, ngo nyuma yisanga ageze mu ijuru. ijwi riravuga. Pawulo yaravuze ngo nuko umwami Yesu arampamagara ati Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? n'ubu ndagira nkumenyeshe ko Imana ikivugana n'abantu bayo. umwuka wera avuga yeruye, niko Pawulo avuga yandikira Timoteyo ibice 4 mu rwandiko rwe rwa 2. yongera byandikira Abatesalonike ibice 2 mu rwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike. n'ubu Imana iracyavuga. wowe rero wigenera Imana uburyo ivuganiramo nawe, ahubwo itoze kugira Imana inshuti no kuyubaha no gusabana nayo. Imana niyo yonyine yihariye kumenya uburyo bunogeye bwo kuvuganamo nawe, ntabwo ari wowe. icyo usabwa ni uko umenyera kugirana ikiganiro nayo binyuze muri disipurine, ni ukuvuga mu buryo yatushyiriyeho bwo gusabana nayo, binyuze mu gusenga, mu gusoma ijambo, mu guterana n'abandi, mu gutanga, mu kwiyiriza ubusa n'ikindi cyose ijambo ry'Imana usomye riguhuguriye gukora. mu kuyumvira niho Imana nayo izanezererwa gukomeza kubana nawe. ndagira mbabwire ko bavandimwe, ijwi ry'Imana rijya riba ingume, kuko rimwe na rimwe Imana igigira ushaka kugenderera igasanga ntituri maso. rero hindura Imana inshuti, witoze kuyumvira, kandi ushyireho uburyo buhoraho buhamye bwo gusabana no kubana nayo. ndagira nkumenyeshe ko nta kabuza Imana izakugenderera, uzumva ijwi ryayo. ubu buryo bwose buracyahari ngo Imana ibukoreshe ivugana nawe. Imana ibaha umugisha. reka dusenge. ndagushimiye Mana nyir'ijuru n'isi, ndagushimiye ko utadusize. Yesu ubwe yarivugiye
mu butumwa bwiza bwa Yohana 14:18 aravuga ngo sinzabasiga nk'ipfubyi, ngo ahubwo nzaza aho muri mbiyereke ngumane namwe. Abisubiramo kenshi akatubwira ko we na data azaza bakagumana natwe aho turi. Ubwo yaradusezeranije ko atazadusiga, ntazaduhana, ari kumwe natwe kugera ku mperuka y'isi. Arabizi ko ijwi rye ari ryo rihumuriza umutima, nta kiruta kuryumva, nta kiruta kumva umwami Yesu, kandi nawe ntazadusiga. Ngushimiye umwuka wera, twigishe, dutoze kumenyera kusabana nawe, kubyuka kare dushaka mu maso hawe, gusoma ijambo ryawe mu buryo buhoraho, kugirana umwanya nawe wihariye kandi uhoraho mu buzima bwacu no mu mibereho yacu. Nta kabuza uzatuyobora mu kuri kose, ntabwo tuzatungurwa n'ibihe, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo amabanga yawe amenywa n'abakwegera. Reka natwe tukwegere, kugumane nawe, tukugire inshuti ya bugufi. Nta kabuza nawe uzavugana natwe. Hindura muri mutima, uhinduza amagambo yawe kugira ngo ijambo ryawe rihindure ibyo twibwira. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.